Ikaze bakunzi ba Miminyawe TV, turabasuhuje mwese abakunzi ba Miminyawe TV, mukora subscribe, like, share, views yanyu inkunga ikomeye. Hano turi kumwe n'umukobwa mwiza imbere ya kamera, yitwa reka ndeke kumuvuga ni mukuru nawe ashoboye kwivuga. Esther kuri umukobwa mwiza. Watubwira ikintu ukoresha kugira ngo ube uri mwiza uko usuguryo uteye neza uri umukobwa ni Imana ibikora byose. Njye muntu wa mbere ukubwiye ko uri umukobwa mwiza? Abantu bose barabikubwira. Turakwakiriye rero Esther kuri Miminyawe TV, ugubwe neza. Bakunzi ba Miminyawe TV, mumbabarire nimuze kunyaka nimero, ndabizi uyu mukobwa uburyo ari mwiza n'uburyo ateye amabengeza, muraje muratangira musakuza mutangire gutekereza n'amapasi, kandi mutari bumubone hafi mumbabarire ndabasabye rwose. Ubu tuvugana rero Esther, wadufasha ukatubwira ikibazo uhura nacyo ku basore bagukunda bitewe nuko uri umukobwa mwiza. Ikibazo uhura nacyo hari igihe wenda mudahuza ibitekerezo ukaba wumva utajyamo neza, nyine ube wamwemerera ubucuti bisanzwe. Esther, abahungu benshi ntibifuza kugusambanya bitewe n'ubwiza ufite. Urabyifuza ariko njye sinabikora. Umukobwa mwiza wajya uguma wiyubahe ntukabemerere ko bakwinjirira. Esther rero hano nagutumiriye ikintu cyo kuba utajya wisiga makeup, kandi ubundi abakobwa beza benshi bagaragazwa no kwisiga makeup. Kubera icyo umukobwa mwiza kandi utajya wisiga ibintu by'amavuta, ibintu by'ibirungo, byagenze gute? Bikorwa n'Imana, sinavuga ngo wenda n'ingiye bishatse, sinamenya uko byabisonze. Waba warigize kumbwira ko ukunda ibintu byo gukina amafilime, amakomedi? Yego. Bimeze bite? Ndishaka cyane, bimeze neza. None uramutse ugize amahirwe yo kubona promotion yo kuba wakina ikintu wumva wakinaho ukunze kurusha ibindi ni ikihe? Nkunda ku kintu cyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abangavu. Esther, umukobwa w'iterambere ufite intekerezo nziza, ubwo butwara uzabukomeze. Ndakubaza ibibazo bitatu, ubwo hasigaye ibibazo bibiri. Esther, uramutse ubonye umusore ukubwira ngo muryamane agukoreshe video, wabyemera cyangwa wabihakana? Ntabwo nabyemera. Njye ndumva bitewe n'uburyo ubikunda ariko wanabyemera kugira ngo abashe kukuzamura. Urabyumva gute? Ntabwo biba byashoboka kuba ukuriye mu rugo. Ni ubwa mbere ugiye imbere ya kamera? Imbere ya kamera nibwo bwa mbere. Okay, rero aka kazi kacu karagoye, gasaba imbaraga, ariko ni keza. Nagushishikariza gushyiramo imbaraga, tugafatanya uko dushoboye na bagenzi banjye bose bakagufasha ukagera ku ntumbero zawe. Ntuzacike intege, ntihazagire ugushuka. Gukina ntago ari ubusambanyi, gukina ni ubushake, impano yawe. Ni iki wabwira abantu baguteze amatwi, baguhanze amaso kuri Miminyawe TV? Nababwira ko nabyumva, ntihakagire umuntu wahohotera umwana w'umwangavu kuko afite inzozi nyinshi zo kugeraho. Mu gihe umwangije ntabwo byashoboka ko yagera kuri izo nzozi. Hagati aho Esther, wambaye neza. Wambaye neza ahantu hose wanyuze, ntawe wakubwiye ko wambaye neza? Benshi cyane. Wambaye neza pe. Shamva uri umukobwa mwiza, njye nzagukumbura kabisa, uzabanguke wongere uze tube turi kumwe, n'ukuri njye ndumva nakwishimiye. Bakunzi ba Miminyawe TV rero, uyu mukobwa mumbabarire nimuze kunsaba nimero mwoka byaramwe, mumbabarire rwose kubera ko murabona n'umukobwa wihagazeho, umva nta n'ikintu yagupimira kabisa. Umva nukuri, umva ahubwo n'ukuzana comment niba mwamukunze tuzamugarura rwose abashe kuba yadutwikira. Uyu mukobwa afite n'impano yo kubyina, ziguceza, umva ibintu byose. Ndaza kubashyiriraho aka video ari kubyina, murebe ukuntu ateye neza, ari umukobwa w'icyerekezo. Esther rero nitwongera guhamagara se uzaduha umwanya?
nzaboneka. Okay, reka tugushimire tukubwire ngo wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Turi kuri Mimenya yawe TV, nakagaruka. Ciao ciao.